Ngayo nguko ejo bundi ubwo Asinah yari arimo aganira na Philipita yatangaje ko yigeze kujya guhaha imyenda yo kwambara ndetse n'izindi style muri supermarket Dubai maze atanga akayabo ka miliyoni zisaga 7 z'amanyarwanda, ibihumbi 7 by'amadolari umunsi umwe. Aya mafaranga akaba yaratangaje benshi mu barebye iyo video bibaza niba ayo mafaranga angana atyo aho aba yayakuye, dore ko yari yanavuze ko hari n'abandi bakobwa b'abasirikare queen b'abanyarwanda bashobora kugura imyenda ndetse n'izindi style bigahagaze muri miliyoni 20 z'amanyarwanda mu munsi umwe. Umuntu wese rero akaba yakwibaza niba koko binjiza ayo mafaranga angana gutyo, ndetse ukanibaza icyo bakora kugira ngo bayinjize. Uyu munsi tukaba tugiye kubaha igisubizo cy'ibyo bibazo byombi tugendeye ku buhamya bw'umwe mu basirikare queen wagiye kwicuruza i Dubai gusa akaza guhura n'akaga gakomeye cyane. Uyu munsi turababwira inkuru y'umukobwa witwa Aliane Gonzalez ukomoka mu gihugu cya Holland wemeye ko azaryamana n'umwana w'imyaka 13 gusa y'amavuko maze agahabwa akayabo k'amafaranga angana nka miliyoni 40 z'amanyarwanda, ibihumbi 40 by'amadolari. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Aliane Gonzalez yandikiwe n'umusore wamubeshye ko ari umuherwe i Dubai, amubwira uburyo yamukunze cyane ndetse ko yifuza ko yazamutegera akajya kumusura i Dubai bakajya baryamana maze akamuha akayabo ka miliyoni 30. Uyu mukobwa yahise abyemera atazuyaje, nuko uwo musore ahita yongera ati uzaryamane na murumuna wanjye ufite imyaka 13 gusa y'amavuko, nahita nkongeraho ibindi ibihumbi 10 by'amadolari maze ngo hamwe byose bigahinduka ibihumbi 40 by'amadolari. Gonzalez nabyo yaje kubyemera, nuko uwo musore niko kumusaba ko akora video akayimwoherereza ikaba nk'ikimenyetso cy'uko yabikoze babyumvikanye, ngo atazamwihinduka ngo amubeshyere ko yamufashe ku ngufu. Ngayo nguko iyo video Gonzalez yaremeye arayikora, ari naho yavugaga ko yemeye kuzaryamana n'umwana w'imyaka 13 gusa y'amavuko ndetse akazaryamana nabo bombi nk'uko mubibona muri iyi video. Hi, my name is Aliane Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that we are having unprotected sex and I will let Mr. Ali lick the humus of my feet. I will also fuck his virgin brother who is 13 years old. Uyu musore amaze kubona iyo video akaba yarahise afata icyemezo cyo guteza Gonzalez rubanda, aho yashyize ahagaragara video ye maze umukobwa ahita afata icyemezo cyo gusiba account ye ya Instagram ngo hatagira umumenya. Iyi nkuru tukaba tuyibakoreye kugira ngo tubaho kuri bimwe mu bikorerwa abakobwa bajya kwicuruza i Dubai, tukaba tuzabakomereza kugenda tubaha ubuhamya butandukanye bw'abakobwa bagiye bajyayo bagataha bumiwe, kuko nubwo benshi baza bafite amafaranga bavuga ko amafaranga bahakuye bigatuma hari abibeshya ko bayabona mu buryo bworoshye, oya siko biri.